Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunze ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Uyu munsi turi tariki enye ukwezi no kwa munane umwaka w'2023. Sindi njyenyine uri kumwe na mugenzi wanjye Magarambe Theodore, nawe njye ndi Patrick Maisha. Theo, wiriwe? Mwiriwe neza. Amakuru Nashimura. None se bimeze gute? Akuyemo marinette. Uzi ni munsi tugiye kubigenza? Uyu munsi tugiye gusoma komenti nkuko twabivuze nimugoroba, twabisezeranyije. Tugiye kubanza twavuga update, dukurikizaho komenti z'abakunzi bacu, niturangiza dufite umutumirwa, dushyireho n'ikiganiro nyirizina, sibyo? Ka kaganiro k'ubuzima tusigaye twagira gatoya, nimugoroba abonye ko twakageze gatoya cyane. Hari ababidusaba rwose, abatabishaka mutwihanganire, mwese ntago tuzita kuri bamwe ngo abandi nabo tubange, mwese turabakunda. Ngabo ugiye kuvuga ngo iki? Ni uburenganzira bw'umuntu kuvuga ibyo ashaka, gusa nyine amakuru ushatse wazajya uyareba, byaroroshye. Ibyo mvuze barabyumvise. Ntabwo tuzajya tubatindira cyakora, sibyo? Tugiye kubabwira icyo bita umutobe w'igisheke. Uriho ngaho? Umutobe w'igisheke? Si cyane. Cyangwa kurya igisheke? Igisheke narakiriye. Wigeze ukiryaho umunsi umwe? Umunsi umwe ariko? Oya, Kambasetse Theo. Ariko nkiri umwana. Theo yarabeshye ngo azi gukama. None Theo uberuka kera. Wabaye umusirimu, umaze kuba umusirimu wagabanya. Sorry. Theo ndaje bivuge. Theo bamujyanye mu nka bamukamira amata, arangije aravuga ngo nibwo bwa mbere yayanywa kandi arakamye. Nibwo bwa mbere nanywe ayimasisi. Yicushu. Yimasisi. Neza amata yose ntabwo aramwe. Twari Mushaki. Ruguru ahitwa kwa Gasuku. Kwa Gasuku. Hafi y'agashyamba. Tumanuka handi hitwa ni Kwangezayo. Ariko Kwangezayo. Kwa Gasuku ni Ngungu. Turagaruka tugera muri centre ya Mushaki, kongera kumanuka mu nka zo kwa Bizima Karaha, twambuka hirya kuri paroisse ya bayita gute, Matanda. Aho hose narageze. Narageze bankamira amata. Nta nubwo twiriwe duteka ifuru, twicaye hasi mu byatsi. Urangije uravuga ati ibi bintu ntago bisanzwe, simbiheruka. Waravuze umuntu wabimbwiye, Theo wari warabimishe, umuntu wabimbwiye yambwiye ngo no kubibona byarakuyobeye. Urangije uravuga bwa mbere wamamata yi. Uzi impamvu nabikunze? Nuko atari mu gikombe, anywereye mu nkongoro. Mu nkongoro. Donc burya ikintu wakoze ukiri umwana, sibyo? Burya hari igihe ubigeraho ugashiduka ukumva bibaye byiza kurushaho. Reka dukomeze karagaciyemo. Icyo bita umutobe w'igisheke cyangwa amazi y'igisheke afite umumaro haba mu kurinda indwara cyangwa kumara inyota. Umutobe wavuye mu gisheke mu by'ukuri uhangana n'ubushye. Uba wumva iyo urwaye indwara zifata mu myanya ndangagitsina nk'imitezi n'iki n'ubwandu bw'umuyoboro w'inkari, ndetse binafasha mu gusohora utubuye two mu mpyiko cyangwa icyo bita kidney stones. Mu gifaransa ni calcul renal. Abahanga bavuga ko mu gihe cy'izuba, aho umubiri uba wacitse intege, aho kunywa ibyongera imbaraga biva mu nganda, wakikenyera igisheke kuko gishobora kongera imbaraga kikanavura inyota. Mu gisheke dusangamo amavitamini menshi atandukanye, zikaba izi vitamine zazo zikaba
zirwanya ibishishi, imikanyari n'ibindi biheri byo mu maso. Icyo usabwa ni ugusekura igisheke, ubundi umutobe wacyo ukawoga wonyine mu maso, ukareka bikumiraho iminota 15, ubundi ukaza kubyogesha amazi meza nyuma. Igisheke cyifashishwa mu gusukura impyiko, umwijima n'amaraso. Kukirya nibyo byonyine uba usabwa, si byo gusa kuko kinafasha abageze mu umubare abagabo mu kongera umubare w'intanga. Umutobe wo mu gisheke kuko urimo imyunyungugu inyuranye nka calcium, ubutare, potassium n'ibindi, biwuha ubushobozi bwo kurwanya kanseri zinyuranye kuko zitabasha kubaho ahantu hamakera. Rero bifasha kurwanya kanseri y'amabere kimwe na kanseri ya prostate. Ni byinshi igisheke ni byinshi cyane. Aha twibutse ko n'ubundi bintu byinshi tubona bivuye mu nganda biba byavuye ku bimera hari ibikurwa n'ibyongerwamo. Urugero twavuga ishwagara, chon, acide byongerwa kugira ngo isukari iboneke. Kuriya ari udusaro. Urumva akamaro k'ibi byose. Reka dukomeze Theo, reka dukomeze na update. Comment turaza kuzireba nyuma. Update rero reka duhere muri Nord Kivu. Muri Nord Kivu nta byinshi tuza kuhavuga, gusa turaza kurebera hamwe. Uyu munsi nta mirwano yabaye, ariko hari ikintu gisa n'imirwano kiri kwitegurwa. Twabwiwe n'imboni zacu, sibyo? Hirya no hino muri Kongo abaturage basa nkaho badatekanye, bafite ubwoba. Ubwoba bafite harimo ibintu bitatu. Urumva, hari ukuba duhora tubivuga, imbunda zinyanyagiye. Hari abantu bibwiye ko baze abazalendo gusa, ariko amakuru turi gukura muri kariya gace ni uko abazalendo hari aho biri kujya bigera bakiruka, bakabeshya ngo birukanse imbunda bakazigurisha. Urimo urabyumva? Bakazigurisha. Kinari kubwiye se. Bamara kuzigurisha, bagatangira uturutse hariya nawe akaba atunze imbunda agahohotera abaturage. Ubwo bwo ni ubwa mbere benshi bafite kubera imbunda zinyanyagiye hirya no hino mu gihugu. Noneho mu gukereya icyo bita bazalendo, byakereye n'ububandi bwinshi. Urumva, aho bamwe mu baturage batubwiye ngo abazalendo barazwi, hari n'abandi bari guca inyuma bakajya gukora ububandi kubera ko nta kontrol iri mu gihugu. Nk'urugero, batubwiye ko bari kuza bakiyitirira abazalendo, nubwo nabo babikora. Bakagenda bakazirika abaturage. Bamara kuzirika abaturage bakazana imodoka cyane mu mujyi wa Goma, n'ahantu hari udusantere dukomeye muri za Masisi n'ibice bimwe bya Nyiragongo na Rucuru. Bagafata abantu bakabashimuta. Bamara kubashimuta bagasaba $5,000 by'idolari, $10,000, $3,000. Abaturage icyo kintu nacyo cyabahahamuye. Urumva, noneho icya gatatu harimo kugira gute, kuza umuntu akicara akakubwira ati Theo ntabwo uzongera gukandagira mu murima wawe n'uyu munsi n'umwe, akaza akawinjiramo akawuhinga. Wavuga ukarya isasu, wavuga ugakubitwa. Urumva, abagombwa ukicwa. Yego, ni muri uwo mujyo benshi bari gutinya gusohora ibinyabiziga byabo mu mazu. Kubera iki? Umuzalendo aricara, yahura nawe ufite moto akayikwaka, akirirwa yigendaho kandi akanaguteka akakugura essence.
akayimarana nk'icyumweru akazayizana yarabaye ibyatsi, imyase yarabaye imyase yarangiritse. Benshi rero aho bari kuvuga yuko bashobora no kwicwa n'inzara kuko bari ku rutoto, bari ku rutoto rukomeye cyane. Abafite za moto bari kuzihisha bakazigumisha mu nzu ntibazigendeho. Bamwe ejo nibwo twavugaga yuko bamwe bari gutinya guhinga bitewe n'uko barahinga bakaza bagasarura, waba wasaruye bakakwaka ibyo wageze ute, amafaranga wagurishije, ibyo wagokeye, ibyo waruhiye. Dore ngo iby'ibintu bitatu biri muri Kongo kandi cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo kandi biteye inkeke. Reka tujye rero kuri bya bindi twabwiye yuko byenda gusa n'imirwano. Ejo ku munsi w'ejo mu bice bigenzurwa na EAC, ibice bigenzurwa na M23 habaye igisa n'ubutasi, nako wabyita ubutasi. Ejo haje drone ziraza zirazenguruka zirareba, abandi baravuga ati muziyore zikora ibyo zigeze gute zishaka. Kuko mu kurasa batari kurwana bishobora kwitwa iki yuko ba M23 yashoje iki intambara. Nabo bari kohereza drone zinjiye ku butaka bw'aho M23 na EAC. Yego, urumva yuko kuza gutata abandi nabo bamaze kumenya yuko ziri kugira gute ziri kujyayo. Urumva nabwo harimo kwenderanya, ashobora kuba harimo ubushotoranyi, zigerayo nizigerayo bazirase na M23 Nyatura barazohereje zirananirwa, Abazalendo barabohereza barananirwa. Urumva none ubu ngubu bagezweho iki drone. Murabyumva, ejo ziriwe zigenzura zireba uko bimeze. Uyu munsi oya ejo Isake hiriwe mu myitozo bawagina bifunze bari kuvuga bati leo ni leo, kesho ni kesho. Ku buryo ikigaragara cyo biteguye iki kurwana. Urumva kuko amakuru turi gukurura iki cyumweru n'ikirenga Theo igikurikirana ntabwo kizarenga imirwano itageze ite itongeye kubura. Impamvu iyi mirwano igiye kubura ejo dusa nkaho twabikomojeho. Perezida Tshisekedi yazengurutse amahanga, amaze kuyazenguruka ayabwira ikibazo, amahanga aramwumviriza, ategereza ko hari ikintu azakora, araheba. None solution yabonye ko solution yari yo kugira ute ari ukwirwanaho akarwana. Urumva noneho imbunda amaze kuzibona, nibyo ibintu byinshi amaze kubibona, gusa igisigaye niki ni intambara. Urumva ubwo rero ngayo nguko ejo abawagana bire mu myitozo ikomeye baba bafatanya n'ingabo za leta kugira ngo barebe wenda yuko bazasinsura umwanzi wabo ari we M23. Sibyo? Aha, reka inshuti zacu ni benshi bagiye baduhamagara batubaza tese Igoma hari indege barashe? Nayo aho mwako yayo makuru si mazi, ariko nayo hari benshi bampamagaye pe nayo werejo saa 1 z'ijoro nta ndege igeze mbere yaho saa 12 baduhamagaye tuvuye mu kiganiro. Yego, ariko twagerageje gukurikirana ntayo. Cyakora hari indege iri kugeza ya gisirikare, ikidege kinini cyane kiri kujya kiza kikazana ibikoresho n'imbunda n'iki byose byinshi cyane. Icyo cyo kiri kujya kigwa nka 3 mu cyumweru, cyo twarakibonye. Kikazana n'abasirikari, icyo cyo twarakibonye. Urumva ariko kigwa mu mujyi wa Goma, ariko kigwa mu mujyi wa Goma, kikongera kigaguruka kigasubira iyo cyavuye. Turi kumvikana? Kandi iyo kijya kuguruka kijya hejuru y'ikivu kigakata iburyo kikarenga iburyo, kikakata gutya. Tuba tugikurikira. Kwanza rimwe nzajyana kamera nicara ahantu gitegereza ko maze kumenya amasaha yacyo. Gifate nacyo mu kiboni. Ntawe kiraje rwose kirahari. Ntawigeze akirasa kirahari. Na za Sukhoi nazo zirahari. Arantu njya ninyabya ajya hejuru nkazireba neza. Urumva? Aha. Theo rero ngayo nguko FRDC yabonye imyambaro mishyashya ngo yo kwambara bari ku rugamba.
akaba niyo kwambara batari ku rugamba. Ubwo imyambaro iratangazwa none ya twikomereze rero ngayo nguko turabizi ko muba mukeneye kumenya uko byiriwe, gusa ni uko nguko wenda aho barwanya ntago tuhazi, byanabaye ntabyo turamenya, byajya kugera ejo twabimenya, tuzabibabwira kuko n'abaje ahantu henshi hatandukanye. ntaho arakoneye nibagiwe wa mwami bita Bigembe. Twari tumaze iminsi tuvuga yuko yoroheye abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abanyekongo, bari gushaka kumukuraho ngo ashyigikiye iki abatutsi. Ayo ni amakuru nabonye ejo. Bari mu mitwe yo kugira ngo bamukureho, kuko yanze yuko basahura inka z'abatutsi ko bazinyaga, yanze ko baza kubahohotera mu gace ayoboye, none ngo amerewe nabi, ngo barimo barashaka kugira ngo bamukureho. Ubwo ibindi bikurikiraho tuzagenda tugira dute, nibamukuraho tuzababwira. Theo, wanyarukira mu majyepfo, gusa icyo musabwa ni ugukora subscribe, mugakora share, mugakora na like kugira ngo mujye mwakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Urakoze cyane Maisha. Mbere yuko manukire epfo, reka nkubitire Kinshasa ngaruke. Yego. Uyu munsi barahije abanyamakuru. Abanyamakuru bazakurikirana ngo iby'amatora. Nabo bajya barahira? Babaha n'imirongo ntarengwa batagomba kuzatangaza. Barahiye ko batazayirenza. Ibi byihishe niki cyihishe inyuma ye. Ariko gusa komantere zihari nyinshi nuko ashaka nizanzira zo kwiba amatora zikomeye cyane. Ejo twigeze kubabwira, twagarutse mu Minembwe, twababwiye inkuru y'uko abasirikare bahari ba Colonel Rugabisha, ba General André bamaze iminsi bakoresha inama mu baturage b'impunzi kugira ngo basubire iwabo. Gusa byamenyekanye ko ari iturufu. Bari abaturage b'impunzi baje ari benshi cyane, bari muri centre ya Minembwe. Bahageze barimo insore, barimo abasore, no kuvuga ko basigaye batinya kubafunga, kuko bahuraga n'umusore uwo ari we wese umututsi w'umunyamurenge bagafunga bamwita ngo nitwirwaneho. Aho rero aya maraporo atangiye gusohoka no kubabwira ko bari guhohotera abanyamurenge, nibwo bari kubabwira ngo basubire iwabo kugira ngo barebe ko abasore bo bazaguma aho ngaho. Ikindi nakubwira ni inkuru ikomeje kuvugwa. Uzi ko ejo bundi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa munani twatangiye habaye ngo kwibuka jenoside ngakorewe abakongomani. Ikintu sinzi uko cyitwa, ari nacyo kiganiro turi buze gutindaho. Gusa by'umwihariko umujyi wa Bukavu uyu munsi bibutse, ni nacyo cyaranze uyu munsi cyane. Ni nayo nkuru gusa yaba iri alayine twabashe kubona, bavuga ko bibuka za Kasika, bibuka za Makobora. Kasika ni muri Mwenga, niyo nahabereye imirwano ikaze. Bibuka ahitwa Makobora, bibuka biki, ariko nyine no kugenda na za Sange, no kugenda batsa umuriro kugira ngo babone uko bamwe bakekwa ko bari abakomanda muri ico gihe, abasore b'abanyamurenge bayoboraga hariya, babone uko bazafungwa. Afite n'ibyo muri rusange bya niyo nkuru uyu munsi yaranze Sud Kivu. Ngira ngo twakomeza n'inkuru nyamukuru uyu munsi ya Bemba Arigoma. Arigoma ntabwo sinziriye na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya. Barigoma ngo n'uruzinduko rugamije ubutwererane hagati y'ibihugu byombi. Gusa turi kwibaza impamvu rwabereye Igoma ntirubere Kinshasa. Urumva ni uburenganzira bwabo, ariko n'ibindi basa ngaho baganiriye tuzabimenya. Kuko Kenya na DRC byarebanaga nabi bitewe na nyaga ibyatangaje.
ariko uyu munsi babyoroheje, hazamo politike nyinshi, hazamo ubutwererane bwo barigoma. Ibyo bije nyuma y'uko perezida Ruto Azari Lorenzo wa Angola nawe aheruka i Kinshasa mu ruzinduko bitigeze bitangazwa ibyavuyemo. turi kubwirwa nuko tutari kumva. Yes, hari amarenga menshi. Aha, reka tujye muri za komenti zacu mwaduhaye. Biradusaba kujya kuri YouTube maze turebe, dusome Theo, turebe icyo uyu munsi abakunzi bacu batwandikiye. Ababonye ntabwo tuvuga amazina. Uyu yavuze kuri Secopere, Service de Contrôle et de Paye des Enseignements et Régions. Turamushimiye cyane, karibuni sana. Nawe turagushimiye cyane. Uyu ati ubeshya ko mu 2023 ahari abaturage nta mutekano no gusebanya. Niyumviye ikiganiro kuri Radio Nur FM, ikiganiro cyitwa Sauti ya Mwananchi. Abaturage, Sauti ya Mwananchi ni ijwi ry'umwene gihugu, urumva. Abaturage bagomba bavuga ko aho M23 ikorera bahanyura ntihagire ubunyamaswa bagera, ubunyanyaswa cyangwa se kwamburwa bubageraho. Leta iyobora banyanyaswa, iyobowe n'abanyanyaswa. Igisubizo nta kindi uretse fire, uretse intambara, urumva. Kandi leta bizarangira ari ibaye nyirabayazana w'intambara kuko yanze negociation. Kandi vuba aha urugamba rudasubira inyuma ruraje. Ya mvugo yawe Armageddon yo muri DRC. Etalaporte. Aha, none urakoze cyane. Murakoze cyane. Ibi byose leta ya beton irimo distraction kugira ngo arebe ko amatora aba. Ariko umuti nyawo w'iki kibazo ni ibiganiro biri sincere bikemura umuzi w'ikibazo. Ariko deracinement des Tutsi muri Congo rero Faci nakomeza kwinangira nka Farao, for sure M23 izafata responsabilité irengera abarengana, kandi ukuri kuzatsinda, abatutsi babeho nk'abandi bakongomani. Amahoro ya Congo aragoye. Uyu nguyu tumaze gusomera iyi comment ndende yakoze, uyu nawe amahoro ya Congo aragoye, sibyo? Nawe urakoze. Iyi nkuru yishyirwaho rya za province nshya siyo, nubwo yakomeje kuvugwa n'abantu benshi. Murakoze namwe. Hari arrêté ministériel wa ministre, ari arrêté ya ministre wa aménagement du territoire ku rwego rw'igihugu, niyo yashyizeho de division provinciale nshya z'iyo ministère, et non pas de nouvelles provinces créées. Turabakunda kandi turabakurikira cyane. Murakoze cyane. Nta makuru ahagije y'uko Gasasira yageze iyo wasanga baramwishe. Gasasira ninde yaryo? N'umukoroneri twigeze kuvugaho mbere wari waturutse Kinshasa. Aya makuru tuzashakisha, tuzabagezaho. Murakoze kandi mwiriwe, turabakunda. Ndi Norvège. Urakoze nawe. Maisha wigeze kutubwira witwa Gasasira ntawenda twayivuze. Tuzashaka amagarambe. Murakoze. Abe n'urwenya rutwara iminota myinshi, mugabanyije byaba byiza, nabyo biba bikenewe, mutwihanganire. bibaho. Theodore ni umupapa witonda cyane. Buryo uritonda. Nawe urakoze. Iyo ni ikosa njya nkora, ngiye kuzabigabanya nabi. Mani barekereje ubwo byari bikwiye kuvuga gutyo. Ntabwo tubyumvise neza ko nawe arakoze.
muraho neza ni aba inspecteur d'arrondissement babagaho gusa Sekopere yari umubirigi namubonaga iwacu i Nyamitaba kuri paruwasi ya Nyakariba ibiganiro byanyu turabikurikira murakoze namwe. Sele kwa Mobutu ni mirometero 60 uvuye mu murwa mukuru wa Kinshasa. Theo niwe numvaga zana ibya Sele wabyumvise urakoze Sekopere ni umugenzuzi urakoze. Amatora narangira niho Tshisekedi azajya mu biganiro ubu yibeshye akanabivugaho yatamajwi urakoze nawe. Ako gace Kinshasa kitwa Nsele mbe Magarambe we urakoze. Nyuma y'umwijima hari umucyo urakoze rwose ibintu by'ubuzima mu bigabanye kuko bari mu gutuma tudakurikira amakuru neza bitewe n'umwanya wabaye mukeya kandi tuba dushaka kumenya uko iwacu hiriwe ntacyo tuzagitorera iki kintu cy'ubuzima murakoze. Umva nshuti mujye mubanza update kuko igihe kirahenda twe tubumva igihe aba ari gito twe iby'ubuzima ngo ni imbuto n'umurengwe hari aho utazibona wangu ndabumva iyo mbonye netwaka zawe urakoze nawe avuze ukuri ariko tumaze kubivugaho ntabwo kurya imbuto zo ni umurengwe kubeshya ku nkuru zijyanye mu kibazo cya Kongo cyafashe indi ntera. Abanyamakuru mujye muvugisha ukuri no gutangaza amakuru y'ukuri gusa ntabwo ari mwe mvuze ahubwo ni bagenzi banyu mubera baba bashaka views sibyo nawe urakoze. natwe twabikomanseho Nyatura zahawe nazo article 15 debriyevu abaturage baragowe ubu se baravuga ko ari u Rwanda hari rwo rwabizanye kandi Mobutu ari we wazanye article 15 muri faze. Dukunda cyane amakuru ya Bingwa News TV nemera ko Magarambe yatubeshya bimutunguye ntabwo marayika murinzi yabaho mu kinyoma. Manza witonda cyane marayika murinzi urakoze nawe. Kuri Mwangaza uyu nguyu aranzi urabona niryo segonderi navugagaho nize yitwaga kuri Mwangaza nahise numva ibyo ari byo. Mukomere cyane murakoze namwe ndabakunda ngendi Rubaya Gakonga sinde uvuga amazina yawe mujye muduha amakuru meza mutabeshya ndaco byabamarira urakoze. Oya rwose Bingwa ibyo bya Beterave mubivemo dufite abandi tubisoma ariko ibirimo kubera muri Kongo biraduhangayikishije no kuri Google ntaho wabibona niho dushaka ko mutubera urakoze nawe. tugomba gutangiza intambara igafata Goma. Yes urakoze nawe muraho nshuti nkunda cyane ibiganiro mutugezaho birashimisha nkunda ko mugerageza kuvugisha ukuri. Mane bamugisha dore ngizi comment dufite ngizi comment twabonye ariko ndi kubona ibintu bibiri nibyo byagarutsweho umuntu agarutse muri sondage agarutsweho ko intambara ishobora gukemura ibibazo hagarukwaho nuko nyuma y'amatora Tshisekedi ashobora kugira gute kwemera ibiganiro sibyo bintu biri wumvisemo. Yes ibyama Beterave n'ibiki muzabitorera ibyo tuzabishyiraho turebe cyangwa se tugire ukundi kuntu tubigenza niba twabishyira inyuma ka update tubishatse twabishyira n'inyuma nta kibazo. Yes ngira ngo rero Theo tukiri ahangaha nanjye kamvuge ubona intambara ari intambara cyangwa ibiganiro niki cyakemura ikibazo cyari? Ntabwo nca ku ruhande ni ibiganiro gusa iyo byabuze nibibura intambara izaba. nakunze kubikubwira kera tugitangira abize gestion de conflit na résolution de conflit iteka bemera ko iyo byose byananiranye intambara iremewe. Yes intambara iremewe nawe nubwo tunabitindaho no kuvuga ko abagabo barahangana utsinze mugenzi we undi akayoboka. Okay icyo usabwa nanone no gukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Ikiganiro tugiyeho ngira ngo ku munsi w'ejo tariki zingahe? Turi tariki enye ku itariki ebyiri
mwagiye mubona hirya no hino hazenguruka ikintu bita amafoto ngo tariki 2 Kongo iribuka jenoside yakorewe abakongomani. N'abakongomani ni igihugu, urumva. Nanone bagiye bazana amafoto yo muri Somalia, amafoto yahe menshi yo mu bihugu bitandukanye kugira ngo bagaragaze ubukana bwa jenoside y'ibyo bagiye kuvuga. Tukibaza se Theo, jenoside itemewe na Loni, wenda bari kwidekarara, sibyo? Jenoside ibindi bihugu bitemeye, iyo jenoside yabaye ryari? Yakozwe nande? Yakorewe yahitanye bangahe? Kuri uyu munsi nshobora kwicara nkavuga nti reka duhere muri Grand Nord, sibyo? Ni Beni, za Ituri, sibyo? za Butembo. Ni bande bica abaturage? Turaza gusubiza. Tuze i Masisi na Rucuru, ni bande bica abaturage? Turaza kugisubiza. Tumanuke mu majyepfo tujye Murenge, ni bande bica abaturage? Si izo nuze 3? Yes. Reka turebe. Kodeko ni abanyekongo, yashinzwe nabo bita ba Nzangi, ari muri guverinoma ya Kongo, sibyo? N'umunande ukomoka hehe? Ibeni, muri Grand Nord, sibyo? Niwe washinze na bagenzi be Kodeko, imaze abaturage muri Beni, ifatanyije na ADF Naru. None ibyo birabazwa nde? Si abanyekongo? Si abategetsi ba Kongo? Ajya ni minisitiri w'iki? Ni minisitiri w'uburezi. Minisitiri w'uburezi, c'est ça. Ni ukuvuga ngo amagana n'amagana y'abantu baze kugwa hariya ni Kodeko na ADF. Ejo bundi Perezida Museveni yakomoje ku kantu nubwo PPRD yahagurutse ikamwamagana, ariko yaravuze ngo guverinoma ya Kabila, Joseph Kabila, niyo yatumye umutwe w'iterabwoba wa ADF Naru udacika muri Beni, nuko yarawufiteho iki? Inyungu. Uwo ninde? Si perezida wa Kongo, ex-perezida wa Kongo, sibyo? Murarega bande jenoside. Turamanutse hano, FDLR abariyo duheraho, yasize ikoze jenoside mu Rwanda yakorewe abatutsi, yica miliyoni irenga, ijya hakurya ahangaha ikomereza y'ibikorwa byo kwica iki? Abatutsi n'abandi batavuga rumwe nabo, n'andi moko y'abanyekongo atavuga rumwe nabo. Ibyo muzabibaza nde? Nimwe mwabahaye rugari, mubaha ibikoresho, mubaha n'imbunda, mubasha no mu gisirikare, mubaha n'ubutaka bacumbikaho. N'uyu munsi baburiho baracica iki? Abanyekongo. Kandi noneho murafatanyije. Ubwo iyo jenoside izabazwa nde? Ubwo bwicanyi d'abord, kuko kuvuga jenoside c'est trop lourd. Bo babivuze ngo ni jenoside. Bo babivuze ngo ni jenoside, sibyo? Tubyemere yuko aribo bari kwikorera iki? Ubutegetsi bwabo buri gukora iki? Jenoside, sibyo? Muri iyi ntambara iyi ngiyi ya M23 na mbere yaho, ntawe uyobewe yuko iyo bafataga umuntu, umututsi n'umuhutu batiyumvamo, bamujyanaga muri ariya mashamba ya za Kishishe na za Bambo, bakajya kubicirayo. Ni bande babikoze? Si bo babacumbikiye? Baragiye bajya kwigisha ikintu bita iki? Ideologie muri Kongo, maze abantu baba babi batangira kwica bagenzi babo, abaturanyi babo, sibyo? Ubwo iyo jenoside
izabazwa nde? Reka turebe impamvu bagarutse kuri tariki 2 igihe cya RCD, turebe ndetse abo ngabo muvuga kuki badashaka ko bavuga bakavugira mu matamatama bagaragaza aciye imyaka ingahe RCD igiyeho? 25 gutyo 98 nibyo 25 2023 sibyo? Kuva muri iyo myaka bananiwe gukora investigation. habuze iki ko amafaranga muyafite, ubushobozi binombe murabifite, gufata miliyari imwe y'amadolari murayafite, mukagenda mukajya gukora investigation y'igihugu cyose mukagaragaza iyo jenoside, byarabananiye. uyu Bemba yes wayoboye MLC sibyo? ukaba uri gukomemora jenoside, ubwo nawe yarayikoze. abapfuye aho wayoboraga bizitirirwa, ubwo nawe yarayikoze. Mbusa Nyamwisi Granor wari warayogogoje, kandi yabaga no muri RCD, kandi yabaga muri RCD. Okay. Aracika akora icyitwa RCD KMR, ajya muri Granor. Yego, bizabaza ndi ni muri ayo matariki. Tubanze dukomeze na RCD sibyo? Yego, uko urebwa ni Azarias, ariko yagiyeho ari president Wanzaro wa 4 sibyo? Mbusa yari ahari nawe. Hera kuri Bazayidi Ngoma sibyo? Yego. Duhere ba Wambadi ya Wamba. Yego. Duhere kuri ba Ondekane. ba Ondekane. Yego. Duhere kuri bandi. Yego. Sibyo? Yego. Gutagetingwa ni uyu nguyu. Urumva? Ni ukuvuga ko bamaze kugera Kinshasa bose. Fagitire igiye kubazwa abatutsi. Kandi muri guverinema ya Kongo harimo uwo munsi abari bari muri RCD sibyo? Muri Sud Kivu. Yego. Sibyo? Ubwicanyi bw'abanyamurenge bwabereye i Bubembe, ubera Ibaraka. Ariko yoreka gatoya tukagaruka ejo bundi kugira ngo ujye muri Side. Komeza. Hari Mugabo, hari Mayanga sibyo? Hari abajiste, uriya umudepite, uriya w'umunyarubaya, hariya w'imatanda. Urumva? Yes. Ntibisha abantu hari abatutse ejo bundi muri umwaka ushize. Imbaga niboretse. Bizabazwa ndi. Kandi nabo ngo bari kwibuka. Nabo muri kwibuka bizabazwa ndi. Abahutu biciwe mu Rubaya 2018 kugira ngo babegeke kuri SMB ya Honorable Mwangacucu. Urumva? Byo bizabazwa ndi. Baragiye barabica kugira ngo babyegeke ngo babyegeke ku batutsi, nibarangiza bagire gute nabo bagaruke baze babice. Urumva? 10 nabangaye babagarika hehe? Mu Rubaya. Urumva? Abo ngabo si umudepite mu nteko ishinga amategeko. Urumva? Bizabazwa ndi. Komeza muri Side. Twakomeje muri Side. Rwabanje. Banzari Rwabanje. Yego. Ico gihe yari vice guverineri. Watanze itangazo 9/6. Atanga icyo bita ultimatum. Ngo umuntu wese w'umuzarendo. Ababemba bapfurero abanyindu bari muri ho plateau. Ni muhave tugiye kuwatwika hashire. Babaha amasaha 70 kugira ngo batwike ikitwa umunyamurenge wese. Ese wo abatwitswe icyo gihe bazabazwa ndi? Sesa. Abiciwe hano ku Rusizi hari Kamanyura. Barimo ba Mahota, barimo barukenurwa n'abandi benshi bazabazwa ndi? Abiciwe Karemi. Mayi ntiwababonye n'amaso yanjye. Ntiwababonye, si wowe wavumbuye icyo babasatsemo. N'amaso yanjye. Bazabazwa ndi? None abiciwe Kabera bazabazwa ndi? Aba bana bafashwe n'ababembe bakajyanwa za Nyarubusu b'abanyamurenge benshi amagana baburiwe irengero
bazabazwa nde? Abafatwaga bakaroha muri Tanganyika bazabazwa nde? Hanyuma ejo bundi 2017 ubu bwicanyi isi yirirwa ivuga ko hari jenoside iri gutegurwa ikanashyirwa mu bikorwa, n'uyu munsi bitakwira ejo bundi akaba ari gukorerwa amadisikuru y'urwango ko ari gutegura jenoside, ibyo bizabazwa nde? Hanyuma ngo Kasika ngo Makobora ngo nibyo ngibyo muri kwibuka ubutesi agashinyaguro. Iriya ni agashinyaguro. Iriya ni agashinyaguro, ni ubutesi, no kumva ko bafite pouvoir bagashaka noneho ngo uvuga ikinyarwanda wese bamwegeke ibyo bashaka kugira ngo bagere ku nyungu zabo. Ni agashinyaguro kugira ngo Tshisekedi agume kuri pouvoir. Ni agashinyaguro aterwa nyine n'izi raporo zatangiye gusohoka bamugaragariza ibimenyetso ko ari gukora amakosa. Iyi kishishe tugarutse muri Nord Kivu. Ni agashinyaguro kugira ngo ibintu byose babyekeke kuri M23 bayisuke. Ese izi mpunzi z'abarwandofone zuzuye ku isi yose bagiye bapfa urusorongo mu muhanda mu nzira, baranarenga za Amerika, bari za Kenya, bari za hehe, barishimye se? Tekinike abo bazabazwa nde? Tekinike y'ubutegetsi bwa Kongo baragiye bafata abasivili babashyira mu ntambara ngo bizagaragare yuko ngo babishe. Kishe turabizi na ba FDLR babishwe hari bari kurwana mu mirwano. Iki kintu cyadufata umwanya munini. Reka tubaze turebe. Reka dutumire jenoside ni iki? Dutumire umu expert mu by'amategeko mpuzamahanga atudefinise jenoside. Ese bibuziza koko ni jenoside? Ni ubuswa, ni agasuzuguro, ni ibiki? Reka twumve umutumirwa. Yes, ku murongo wa telefone turi kumwe na Maître Elison. Mwiriwe? Mwiriweho. Urakoze kwitabira ubutumire bwacu uyu munsi Maître, ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bibutse ngo jenoside ngo yabereye muri Kongo, ndetse na Perezida Tshisekedi akaba yaritabiriye icyo gikorwa ngo anabifungura ku mugaragaro ko bizaba ngarukamwaka. Ese mu magambo arambuye jenoside niki muri Kongo? Jenoside kwitavuzwe kwitazwi ibyo Kongo ikora nibyo, ese yibasiye bande? Akanya n'akanyu nyakubahwa Maître. Murakoze cyane, turabashimiye kuba mwongeye kudutumira. Iyi jenoside ni icyaha cyibasira inyoko muntu, kandi mumenye ko icyaha cyose giteganywa n'itegeko cyangwa n'amategeko mpuzamahanga. Icyaha cya jenoside rero kaba kiteganywa cyangwa gisobanurwa n'amasezerano mpuzamahanga cyangwa convention internationale ya Loni, yo mu nama cyangwa inteko rusange ku matariki 11 kwa 12 1946 nibwo bwa mbere bakoze definition cyangwa basobanuye ibigize iki cyaha. Muri ayo masezerano rero mpuzamahanga cyangwa muri iyo convention resolution yayo ya 1996 ivuga nk'iki cyaha ari icyaha gikozwe muri intention, hariho ubushake bwo kurimbura itsinda ry'abantu cyangwa igice kimwe cy'iryo tsinda. Iryo tsinda muri iyo convention akavuga ko ishobora kuba ari itsinda etnike ry'ubwoko, ubwoko runaka, cyangwa ibara runaka, cyangwa idini runaka. No kuvuga ngo n'abantu bareberwa muri iryo tsinda ry'ubwoko bwabo, cyangwa ibara ry'uruhu rwabo, cyangwa se imyizerere yabo cyangwa idini. Noneho nibo bavuze ati igihe ubica cyangwa bagira ibikorwa tugiye kuvuga abikora agamije kubarimbura bose cyangwa kurimbura igice cyabo, cyane cyane iki cyaha aho gitandukanye n'ibindi tuza kuvuga ni ubu bushake bwo kurimbura, intention de détruire, ni ubushake bwo kurimbura. Kurimbura no kuvuga ngo kurangiza bose.
noneho abaje kudefinisa si ikintu umuntu wese abyuka ngo abe yabivuga cyangwa abiha inyito yishakiye. Baje kugira ibyaha cyangwa ibikorwa bigize icyo cyaha, hariho kwica abagize iryo tsinda ryibasiwe bashaka kurimbura, no kuvuga ngo meurtre de membre de groupe. Iryo tsinda ryamenyekanye, ariko noneho iyo batangiye kurikorera ubwicanyi babica, hakaba n'ikindi cyangwa kubatoteza ku mubiri, bagatotezwa ariko hibasiwe iryo tsinda mu rwego rwo kubarimbura cyangwa kubashira muri kondisiyo zidatuma babaho neza. Ahangaha nishake ngende mbihuza na bimwe tubona nk'ariya iyo tuvuga abatutsi muri Kongo, iyo hitwa umuntu bamwica gusa kuko ari umututsi, bakamumenesha bakamukura mu bye byakamutunze, ni ukumushyira muri za kondisiyo nanone zidatuma abaho. Cyangwa gufata abana ukabakura iwabo ukabajana. Ngira ngo bwana munyamakuru muzabaza amateka y'abanyamurenge biciwe Fizi bavuye Kabera, bica ababyeyi ngo bamare bafata abana babo babaha ababembe bo mu bwoko bwa bembe bwabishe, ubambuka na Tanzania. Icyo ni ikigize icyaha, igikorwa gigize icyaha cya jenoside, cyangwa kubashyira mu makondisiyo ababuza kororoka nk'abandi. Noneho iki cyaha rero si icyaha gisanzwe, urumva ni icyaha ibihugu byose bigize umuryango w'abibumbye byumvikanyeho, bamaze kubona ibyaha byakozwe mu ntambara y'isi yose n'ibindi byabibanzirije, babona ko iki kintu intambara zose zizakorwa cyangwa ubugizi bwa nabi bukorwa, ariko inyuma yaho hishe umugambi wo kurimbura itsinda rimwe cyangwa bamwe mu bagize iryo tsinda. Icyo gihe icyo cyabacita icyaha cya jenoside. Tubaza kubibuza rero, icyo cyaha kimaze kwemezwa gutyo, ibihugu birabisinyira ratification, no kuvuga ngo aya masezerano tugize nk'umuryango w'abibumbye, nanjye ndi igihugu nyagiza yanjye. Noneho tukavuga ngo ese iki cyaha cyemezwa nande, ninde uvuga ko cyakozwe? Kugeza ubu jenoside zimaze kwemezwa n'umuryango mpuzamahanga cyangwa umuryango w'abibumbye Loni ni jenoside zitatu. Iya mbere ni jenoside y'Abarmenia yakozwe mu 1915 kugeza mu 1916, yakozwe n'Aba-Ottoman. Abantu onimaze kureba umugambi wari wihishe inyuma y'ibikorwa bakorewe, byemejwe kuko ari jenoside. Jenoside ya kabiri ni y'Abayahudi bakozwe n'Abanazi. Jenoside ya gatatu ni yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Kugeza uno munsi iyi saha turimo tuganira, abandi benshi bakeneye ko ibikorwa by'urugomo byabakorewe byemezwa bikemezwa n'umuryango w'abibumbye ko ari icyaha kigize icyaha cya jenoside, ariko baje kubireba bagasanga n'ibindi byaha n'enda tuza kuvuga. None mukaba mwambaje ngo ese ibyo Kongo yavuze uno munsi yatangaje twabifata nk'uko ari icyaha cya jenoside? Icya mbere, icyaha cya jenoside cyemezwa n'umuryango w'abibumbye kuko niwo wadefinishije iki cyaha, kandi noneho niwe utanga iyo bamaze kubona ibimenyetso cyangwa les indices zigaragaza ko icyo cyaha kirimo gitegurwa cyangwa kirimo gikorwa, ni cyagiye basaba urukiko mpuzamahanga ruri Lahe, Tribunal International ya Lahe, bakasaba umushinjacyaha wayo gutangira gukora ankete. Ngiro mwabonye mu bihugu byinshi habayemo imvururu, kenshi hari igihe wumva urukiko mpuzamahanga ruvuga ati turatangira kubikurikirana kuko ibirimo bikorwa bitangire kudushisha. Ni ukuvuga ngo muri manda y'urukiko mpuzamahanga nuko hari iyo manda yo gukurikirana ibyaha byibasira inyokomuntu, ariko noneho by'umwihariko n'icyaha cya jenoside. Noneho hakaza biriya bakoze, ni ukuvuga ngo uretse amarangamutima twabanza kubirebera muri iyi shusho y'inyito n'ibibyagize. Ese koko twemeze Kongo imaze imyaka 20 irenga hafi 30 iri mu ntambara z'urudaca
hari iriya ntambara yatangiye 1996 yo gukuraho Mobutu. Icyo gihe ese twavuga ngo muri zo ntambara hari itsinda ryibasiwe rikeneye kurimburwa? Ntabyo, kuko icyaha cya jenoside gitandukanye n'ibyaha bya politike n'intambara za politike. Icyo gihe zari intambara zikeneye gukuraho ubuyobozi, zifite abazihagarariye, zifite imikoranire n'abariye. Icyo gihe rero nta bwoko runaka, nta muri aya matsinda ateganwa n'amasezerano y'umuryango w'abibumbye, nta tsinda na rimwe ryibasiwe muri ya ntambara. Rimwe bise songa mbere baragenda bagera Kinshasa, kandi ikintu bidashobora no gushoboka ko babyita byo nuko mu barwanya iriya ntambara harimo ay'amoko yose ya Kongo. Ese uno munsi Kongo yatubwira ubwoko bwibasiwe bushaka kurimburwa? Hari usibye uno munsi alerte yabaye n'ubigikorwa n'abatutsi b'abanyekongo, ndetse byakomeje kuvugwa n'abanyamurenge bakorerwa ico cyaha kandi gishigikiwe na leta, bashaka kwamburwa ubuzima, bashaka kurimburwa n'ibindi byaha, kuko twabivuze bigize ikicaha cya jenoside bikorwa byagaragaye, kuko iryo tsinda giharirwa mu buryo bwihariye. Ariko no abakongomani bose hari amoko arenga 400, bakavuga ngo noneho Kongo yakorewe jenoside. Ni ukuvuga ngo ayo moko arenga 400 yose hari umugambi wo kuyarimbura. Nta muntu sinzi aho yabikura ngo abyereke abihuze n'iri tegeko. Ikindi cya kabiri, intambara zabaye, duhere kuri iyo ya mbere yari iyobowe na Kabila umwe wapfuye wabaye perezida umwaka umwe, ariko amoko yose yari arimo muri ico cyamace, muri parti politique. Ibyo rero biranavugwa hariya, il faut exclure les conflits et les tensions politiques tibikitiranwe n'icyaha cya jenoside. Ikindi cya kabiri ni iriya ntambara yabaye muri 1998 nyuma yo kunanirana bari bashoreranye na Kabila barongotangiza izindi ntambara. Icyo gihe naho havutse imitwe myinshi. Ese uno munsi iriya mitwe turavuga, hariho RCD, hariho SDKMR, hariho iriya ya Bemba MNC, hariho imitwe myinshi tubaze tuvuga iriya mitwe nibure yari ifite structure ifatika nk'ifite intego. Naho mayimayi n'abagizi ba nabi biyambazwa n'umutwe ari wo wose, umutwe we yambaje bakoresha n'abagizi ba nabi de nature baraho batari na structure. Noneho wareba iyo mitwe yose eno munsi nuriya Tshisekedi uri hari Bemba wenyine uyoboye ministeri y'ingabo no munsi yari afite umutwe, ni ministre muri leta uno munsi. Mbusa Nyamwisi yari ayifite, ni ministre muri leta uno munsi. Ese uno munsi ko barakomemora iyo jenoside yibasiye irihe tsinda, ko bavuze mu cuba, kandi itegeko amasezerano mpuzamahanga ya Loni ari presi, si ikintu cyo guterera mu kirere. Iriya ntambara ya kabiri rero nayo ubona kudefinisa ibikorwa byaba byarayikozwemo, ukabihuza n'aya mategeko no kudefinisa jenoside ntibyashoboka. Dusubire inyuma tugere mu za CNDP, tugere mu ntambara zose zabaye kugeza uno munsi aho duhagaze, n'ubu Kongo iri mu ntambara z'urudaca. Ubu noneho dushobora kumenya ngo ninde uri mu Rwanda nande kuno munsi. Tukavuga ngo biriya bikoze, ndatekereza njewe muri analize nakora no kwitanguza ngo bajijishe basibangatanye biriya bimenyetso byari bimaze kwegeranwa ko leta ya Kongo yatangiye process, yatangiye inzira yo gukora jenoside, abavuga ikinyarwanda muri rusange n'abatutsi by'umwihariko, kandi noneho icyo gikorwa n'urwego rubyemeza. Kuko nimba mwibuka Bintu Keita yigeze bivuga, bari abashinzwe akanama k'umutekano, indumwa yako n'abashinzwe gukurikirana icyaha cya jenoside gakorera umuryango w'abibumbye, bose bahurije ku kintu kivuga ngo hari ibimenyetso, hariho les indicateurs, hariho les indices zigaragaza ko abavuga ikinyarwanda muri Kongo bashobora gukorerwa jenoside. Uno munsi rero Tshisekedi agitanguje iyo deja ni dossier irambitse ku meza ya Loni, ku buryo
akanama k'umutekano gashobora gusyeja aya mahiringa bakayagenzura hakozwe buriya bushakashatsi bwose ngo nihatarebwa neza ibimenyetso bitangira kugaragaza ko kandi wo gukora jenoside abavuga ikinyarwanda rusange n'abatutsi b'abanyekongo by'umwihariko. Noneho rero ngiye nkabona biriya bakoze ni ugucreya confusion, ni ukuzana confusion, ni ukuzana urujijo kugira ngo barebe uko baburizamo iriya process deja yatangiye. Nimba dosiye ikavuga ngo hari jenoside iri en gestation muri Congo irimo itegurwa, dore ibimenyetso twe turi site, turi umuryango w'abibumbye, turi uhagarariye secrétaire général wa Loni, turi ingabo za Loni, turi kuri tite, ibyo twabonye biranone. Metere mwakwegera telefone biragaragaza ko icyaha cya jenoside kirimo gitegurwa ku itsinda ry'abavuga ikinyarwanda, by'umwihariko ubwoko bw'abatutsi b'abakongomani. Icyo rero bakazana biriya bakabyita bakabihuza na biriya byose barundanyije. Nabonye mwavuga ngo akantu kose habaye ubwicanyi muri Congo bakumva ko ari jenoside. Ibyo se reka nuvuze n'ikindi kivuga ngo se kubera iki barimo bazana urujijo bagubakiye kuki? Urumva igihugu kimaze imyaka 20 hafi 30 mu ntambara, kandi hari imitwe no control idashoboka. Birashoboka ko habaho amacrime de guerre, ni ukuvuga ibyaha by'intambara. Birashoboka ko ubushize twavuze ko intambara nubwo wemererwa kugwanira uburenganzira bwawe, ariko hari amategeko kuzamanga igihe cy'intambara ugomba gukurikiza. Uyarenzeho byitwa crime de guerre. Kandi jenoside ntiyemezwa ngo ubwo umubare mwinshi bapfuye. Oya, jenoside yubakire kuri uriya mugambi wo kurimbura itsinda rimwe, rikaba riri definirizwe, bigakorerwa biriya bikorwa twavuze. Rero ndumva ari kugira ngo ryatsinda noneho ryagaragaye ko ryibasiwe muri kino gihe, kandi bakavuga ko atari none ahubwo reba kwangazwa. Nakubwiye deja abanyamurenge kwica ababyeyi, abana bakabafata bakabaha abicanyi bakabahungana Tanzania, mu nkambi za Tanzania n'ubundi bose bari batunzwe no gukorora ukakora byabo kabangaza kugira ngo bazaje muri komisiyo zibarimbura. Abantu kuba bamaze imyaka 25 n'itandatu abana batacibuka babaye ibyo byose, kandi bazizwa gusa abo bariho. Iki rero kiri itubwira ngo ni jenoside, ibyo byaha byose by'intambara cyangwa izo masakare zakozwe, yatwereka leta ya Congo yashigikiye. Ibyo bikagaragaza ko njye numva ari urujijo arimo atambika kurebera mu ndorerwamo abatutsi b'Abanyekongo. Uyu munsi ubu tuvuga i Bukavu nabo ngo bibutse ngo baguye Kasika, baguye Makobora n'ahandi, nimba ari n'Akavumu. Ubwo se kuba byonyine byaremejwe n'umukuru w'igihugu, ese akaba ari ibyo umukuru w'igihugu avuze bigahinduka nk'itegeko, ubwo ntibaba bari kubyemeza bakabyumva gutyo ko ari jenoside ari ukomemora? Nakubwiye ko ari urujijo kararutera de niveau. Icambere ni ukuruzana kugira ngo ruje kuvangira bari bamaze kubona, babonye ikintu kigaragaza ko jenoside irimo ikorerwa abavuga ikinyarwanda by'umwihariko abatutsi b'Abanyekongo. Ariko akaza urujijo agomba gushira kuri uno munsi ku bakongomani bose. Urabona ari hariya yakoze ingendo nyinshi, azita ko arimo ashaka diplomasi, ngo agomba gushigikirwa mu ntambara. Izo ngendo mu bigaragara muri diplomasi yaratsinzwe, kuko nta n'igihugu na kimwe kimuharezo. Ibyo bamubwira byose ntabyumva. Bigaragara ko diplomasi n'imbaraga yitwa ko yazishoyemo
ari imbaraga ari imbaraga z'amafaranga, izo ngendo akora zose zatsinzwe. Noneho zitsinzwe ahubwo ari bubaye umwataha yerekwa ko muri politiki yiwe afite kurimbura itsinda rimwe. Noneho iyo diplomasi inaniwe no kwihagararaho, ahubwo igiye kwikorera icyaha cya jenoside. Kuba rero yahindukira agatera urujijo mu banyekongo bari biteze ko diplomasi yagize ikizana, ahubwo bakumva nabo barabikurikira, bakumva noneho Nations Unies cyabimushinja gutangira gukora jenoside. Ejo bundi Union Européenne nabo urumva ubumwe bw'Uburayi buvuga ati wewe ibyo mvugo zihembera inzangano zihamagarira abantu kwica abandi. Tekeza nka kiriya kintu bitakwira yavuze, avuga ko abatutsi n'iryatsinda ryibasiwe, ko ari les criminels bavuka ari abagome, bavuka ari abicanyi. Union Européenne ikavuga ati iki kintu ntigishoboka. Rero noneho rya diplomasi ye no sema ko yabuze ikizana, ariko noneho itangiye gushinjwa, politiki itangiye gushinjwa ibintu. Noneho nawe n'iyindi karita ashize ku meza, agiye kujisha b'abakongomani bari kumubaza ati none ko duheruka gukora ingendo za buri munsi dukoresha amafaranga avuye mu misoro yacu, twaraguhaye imanda yo kurinda ubusugire bw'igihugu birakunanira, ko umuvugizi w'igihugu birakunaniye, none ibi byaha ugiye kwikorera kandi si Kisekedi ni institution, ni ukuvuga ngo ni igihugu kigiye kwikora n'ibindi byaha mpuzamahanga niki. Akabatera muri ya karita rero kubwataye, ahubwo ngewe ndabibutsa ko namwe mwahohotewe, agenda asana za incident nkaziriya, ahantu abantu bapfuye, ni ukugira ngo akorompe le morale zabo, kugira ngo abafate be gutekereza neza nimba izo zarabaye kubera ikazizanye none kasika makobora ye niba subira nakishishe muri Nord Kivu, ikisheche ejo bundi kandi baraje bakababura. Itekereza ahantu nzi nshobora kubura nzi ni Kipupu, ni gute un village yo muri Congo izwi muri miliere kile cyangwa mu giturage kiri kure kuri, ni gute no munsi bavuga ngo hapfuye abantu magana. Niye village yo muri Congo mu cyaro mu mashamba ya Kipupu, abatazi Kipupu bazabaze, ni gute wambwira ngo Kipupu yari ituwe ngo hapfuye abantu 200? Kipupu yaturwa n'abantu 200, agglomeration y'abantu batarenze 20, ngo ariko ngo yapfuyemo 200. Nuko extrapora nibyo nyine byo kugira ngo azane urujijo mu banyekongo bashobora gutekereza, be gutekereza kuri esheke ye, bila yiwe yabaye negative, nta kintu na kimwe. Noneho nibyo yabijeje, nibyo irwa babwira byapfuye, n'ingendo yakoze byabaye ikirego. Barambwira ati DJ y'igihugu yashiriye mu ngendo zitagira umusaruro zingana, akaba yazanaga noneho guteza urujijo mu baturage, noneho agaprofita ibikomere bafite by'izi ntambara amaze mu imyaka 40, akaba ari byabyutsa gustimira les blessures psychologiques, kugira ngo aba bafate muri urwo rujijo nienda n'amatora aba aciyemo cyangwa abone uko yiba. Ariko nta kintu gifatika gishingirwaho sur le plan international no mu mategeko cyakwemeza iriya, cyane cyane noneho nk'iyo ari mashinjwa ko hari yari makorera abatutsi. Ubuse ntabashobora gufungwa bazira ko ngo baba barakoze iyo jenoside. Reglement de compte ibaho, ni none urabona nubu ari muri repression violente y'abatavuga rumwe nawe. Kandi nono ndira ngo bamukorera nka cagihe wa mukobwa Herodia asabye umutwe wa Yohana, kuko Yohana yagaragaje ukuri, ati wemerewe gushaka n'umugore we uzabukoza amahano. Wa mugore we yarakende kwishakirwa, no kuvuga ngo ashobora kuvuga ati noneho kugira ngo nezeza aba bantu bafite ibi bikomere batewe n'izi ntambara amaze mu imyaka yose, reka noneho mbafate uwo banga. Ejo bundi azafata umuntu, reka mbafate, nimufata si uko mufasha ari umukrimineri, n'ibya repression azakora, no kuvuga ngo reka nezeze abantu gusa bari aho n'abafite ibyo bikombe by'amateka, reka mbafatire umwe mbagaragarize, noneho mfate ibitekerezo byabo muri ya kadire yo kujijisha. Birashoboka ko byaba, kuko ubu ngubu rero iya repression arimo akora, wabonye ejo bundi yita umunyapolitike wamuvuguruje wo muri ensemble area ya Katumbi,
ejo bundi hari umudepite Sisanga yagiye muri Katanga muri Kasayi bamuteza insoresore zimutera amabuye nka kurya ibintu bimwe bidasho umuntu uri muri deputation uri muri manda ya deputation nationale arimo afite immunity ariko kumuteza abaturage bakamwirukana n'amabuye narabonye ka video ndavuga tsekwa none ubu ngubu hageze karashaka gukoresha violence repression violente y'abatavuga rumwe nawe cyangwa abatinye icya kabiri agashaka ukuntu yakorompa cyangwa ya manipulation sinzi igiterme kinyarwanda yajana nayo ya manipula abaturaga ashingiye ku bikomere batewe n'intambara yabahendahende ababwira ati none ngewe kwisane yanjye nzanye umutwe burya muntu mwanga kandi ari we wamubangishije kugeza uno munsi ni ubabwira ngo dore uwo mwanga dore uwo mugomba kwanga yamara ati none ngewe nabonye n'impamvu yatuma nzana umutwe we ariko ibyo byose ibyo akora byose bizamuviramo gukomeza kuzuza bya bimenyetso bya jenoside ikorerwa abatutsi ngira ngo wabonye ejo bundi Lazare afatwa arafungwa n'abandi bari mu gukorerwa ibikorwa nka biriya ariko en fait de compte hari umunsi biriya byose bizaja ahagaragara tuzi neza ko Imana iyo itaza inanirwa hari umunsi zabikora ntanabikora hari umunsi izabyutsa ubutabera nyabwo ukabisubiramo abarenganye bakabona ubutabera ariko biri ibyo bakora nije politique gusa kugira ngo ajijishe l'opinion internationale ayivangire ariko nanone ajijishe abakongomani be kuguma gutekereza kuri eshekeza dusoza nta turufu kugira ngo atsinde amatora nabyo yakoresha muri ubwo buryo nyine iyo tuvuga ngo ni manipulation repression d'abord no kugira ngo acecekeshe abashobora kuzamuka bakagaragaza intege nkeze bakagaragaza esheke ye de manipulation ashingiye ku bikomere no kugira ngo bamwe bagendere muri ibyo bikomere byabo birengagiza esheke yagize bira negatif hari nakaga igihugu kirimo bamutore kuko yabahaye ni wa munsi basabye ati niki wumva twakumara tumva umutwe wa Yohana imagine ni umutwe wa Yohana uraribwa aho guhabwa ubuzima aho guhabwa ikintu cyamugirira umumaro kubera ibikomera afite atumunyihere umutwe wa Yohana nabo rero kubera uwo mutwe wa Yohana ari barashaka gushira ku isoko uwo Yohana ubwo wumve ko ari barya bangwa barimo batamitswe abaturage bangishijwe abaturage uwo ngo rero yawukoresha kugira ngo nabo bashobore kuba bamuyoboka bamutore ariko ibyo byose ni manevre politique ikigaragaraho ari muri negative bira y'ibikorwa yagakoreye abaturage ndetse na bira ya diplomasiye iri negative cyane sinzi ico yashingiraho yubakira ku matora. Maître turabashimiye cyane. Murakoze namwe. Murakoze cyane. Merci. Aha, reka tugaruke nyuma yo kumva umutumirwa wacu asobanuye byinshi Theo. Ntacyo atavuze. Nicyo atavuze. Nicyo atavuze. Ari cyo atavuze? Atwese jenoside cyari yego. N'ubwicanyi bwibasira inyoko muntu yego. Idini yego. Ubwoko yego. Sibyo? Avuze byinshi cyane. Yego. Avuze ko kwisi yabajiza jenoside zemewe kugeza uyu munsi n'eshatu. Yego. Abaromania, Abayahudi n'Abatutsi mu Rwanda. Yego. Ufite charte ya Loni, amasezerano mpuzamahanga. Loni niyo yemeza kwiyeri jenoside cyangwa atari. Sibyo? Isi ya Kongo Kisekedi aje hariya n'ubuswa niki cyamuteye. Akavuga ngo ni jenoside ngo komemora nibiki. Yakomeje abivuga. Sibyo? Ati biriya nukubona ko ibyo ashinjwa bigiye kumufata. Kubona ko ibyo ashinjwa ari babitakwira biriya bavuga. Hari imvugo z'urwango, hari ibiki byose, kondisiyo zose zantuze za jenoside zimaze kwemezwa hariya muri Kongo. Loni yarabivuze. Muri Kongo hari jenoside iri gukorerwa Abatutsi. Ibyo yarabivuze. Ejo ni Union Européenne ivuga ngo bafate n'abitakwira ari ibyo yavuze warabibonye. Hari na dossier ziri mu ntuze. None ari kureba
akabakingira ikibaba, hanyuma reka natwe dufomanti yacu. Iyo agarutse ku kintu gikomeye cyane Maisha, ati ziriya ndege Kisekedi yagiyemo kuzenguruka amahanga yose yarayishuwe, diplomasi yarayishuwe, none arashaka gukora kwigarura abaturage kugira ngo bamwemere. Yabageranije na Herodiya, arashaka gutanga umutwe wa Yohana Herodiya muri Bibiliya kugira ngo ashimishe nyina. Urumva nibyo Kisekedi ari gukora. Urumva muri make nibyo umutumirwa yavuze. Aha, ngira ngo rero tunamushimire, reka dushimire umutumirwa wacu Maître Edison. Maître Edison arakoze cyane, yakoze cyane kandi bambwiye ngo baramukunda. Abaturage rwose benshi bamaze gusobanukirwa ngo tuzajya duhora dutumira Maître Edison. Yakoze cyane, aduhaye interview irimo ubuhanga, ikiganiro gisobanura ibintu neza cyane. Urumva impamvu tuvuga ibi ngibi ni ibintu tuba tubona tutabura kuvugaho. Ubwo rero uzatwanga azatwange, ariko tuzakomeza tuvugisha iki ukuri. Guca muziko ni gushya, gushobora gutinda ariko ntigushobora kugira gushya. Nshuti zacu, nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose, reka tubashimire tunabifuriza amahoro y'Imana. Icyo usabwa ni gukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Weekend nziza nawe cyane, umunsi mwiza umuganura. Yakoze cyane. Sawa.